Story yacu tuyitangiriye muri gym, aho umukobwa witwa Kelia aba ari muri gym, nuko akahita ashiguka akareba akitegereza umusore akavuga ati uriya musore ninde bari kumwe, ninde uri kumwe nawe, ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya ahita avaho yarimo arakora stretching, akajya gusanga uwo musore bakundanaga aba ari ex we bamwita Jackson. Ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya ahita aza yarakaye nk'aba ex bose uko bamera. Ndagira ngo ukurikire sasa, wowe utarakora subscribe ndakwinginze kora subscribe, ndetse dukomeze tubane ukurikira akantu ku kandi, uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ako kanya rwose batugarura kuri Jackson ndetse n'umukobwa witwa Noella bari muri siporo, ubona ko bishimye. Ako kanya Jackson akavuga ati reba ninde uri hano. Nuko ako kanya Kelia akitegereza Noella ati akamwitegereza ati uyu ninde muri kumwe. Ndagira ngo undorere kuko uyu Kelia ndetse na Jackson baba batandukanye vuba. Nuko Jackson akamusobanurira ati urashaka kumenya uyu nguyu uwo ari we se? Ni umuntu, ni inshuti yanjye kandi ari kuba inshuti yanjye muri iyi minsi. Nuko ako kanya Kelia kumva ari gutangira kuvuga amagambo yisesereza ndetse no kumubwira nabi, kugira ngo atabwira Noella nabi ahita amubwira ati ngwino tujye ku ruhande tubiganireho. Ako kanya Kelia akavuga ati njye nawe turaganira iki? Banza umbwize ukuri, ikintu njye nawe ahangaha turimo turaganira. Ako kanya Jackson akavuga ati ariko si wakoroheje ibintu kuba ndi kumwe n'umuntu turimo turaciringa ndetse twanahuriye muri gym, akaba ari n'inshuti yanjye, biri kukubabaza kandi uzi ko twatandukanye? Nuko ako kanya Kelia akavuga ati ndabibona rwose mwishimanye. Ariko Jackson nta kindi kintu ahita akora, biramubabaza. Akomeza kubwira na Kelia ati njyewe ndi kugerageza gushaka indi nshuti nshyashya ndetse no kuba umusore mwiza ku bandi, byibuze mbiyegereze. Ako kanya Kelia akavuga ati ese burya nako kazi usigaye ukora? Ndabibona ko ariko kazi usigaye ukunda kandi rwose biranagusa. Ako kanya ubona ko rwose Kelia nta kindi yafushye, yarakaye ndetse yababaye cyane kuba yabona umusore bakundanaga ari kumwe n'undi mukobwa ndetse bishimanye. Ako kanya Jackson amubwira ati rero bibaye byiza ngiye wareka nkigendera nkajya mu kazi. Ako kanya akamuhereza inzira akigendera, ariko Kelia akagenda ababaye yarakaye. Kubera iki? Kubera yuko ababonye umusore bakundanaga ndetse batandukanye vuba ari gukunda. Jackson rwose akomeza kwitegereza ndetse agakomeza kwitegereza wa mukobwa bakundanaga Kelia, uburyo ari muri siporo ndetse anamutekerezaho uburyo batandukanye. Ako kanya bahita batugarura rwose siporo irangiye, Jackson ndetse na Noella batashye bari kuva muri siporo, kuko baba barimo baragerageza kumenyana ndetse no kumenyana kurushaho, kugira ngo ubone ko bakubaka relationship yabo. Ndagira ngo ukomeze urebe agafilime, ukore subscribe, dukomeze tubane, uraza gusobanukirwa. Ndagira ngo ngire akantu nkwereka kandi umbabare rwose ntufunge iyi video ntagize ikintu nkwereka. Ndagira ngo ndorere sasa. Noella atangira kumubwira ati rwose njye nawe twazashaka time tugasohokana niba nta kibazo bitwaye. Nuko Jackson akamubwira ati oya rwose nta kibazo, birashoboka, wahitamo umunsi. Ako kanya Noella akamubwira ati kuwa gatanu bikunze twazazana ndetse tugakorana siporo, nyuma yaho tugasohoka. Ako kanya Jackson aramubwira ati se ntago uzaba ufite akazi wenda? Nuko Noella akamubwira ati oya nta kazi nzaba mfite, rwose byaba byiza icyo gihe nicyo gihe cyiza ko nzaba mfite off. Ndagira ngo rero noneho tugaruke kwa Kelia, uraza gusobanukirwa ndetse uraza kumenyamo byinshi. Ako kanya Kelia aba yarakaye arimo aratekereza cyane kuri Jackson, ukuntu asigaye akundana n'undi mukobwa batajya bagitandukana. Ako kanya Kelia atangira kubwira inshuti ati niba ashaka ari imikino dukina reka tuyikine. Nuko inshuti ikamubwira ati ese uriya musore ko mwatandukanye ko ari wamukatiye wamuretse? Nuko ako kanya Kelia akamubwira ati none se kuba naramukatiye akanya tukaba twaratandukanye ni ngombwa ngo ahite ashaka undi muntu?
nanjye ngiye gushaka uburyo mubabaza kandi rwose bizamubabaza cyane. Ako kanya inshuti ye arakomeza iramwitegereza ikamubwira ati ariko se ubundi uri mu biki, uri kurwana n'iki? Nuko Kelly akavuga ati ibyo ndwana byo ni njye ubizi, ibyo bireke rwose. Ako kanya inshuti ikakomeza imubwira ati ibi ngibi uzabibabariramo kandi uzasara rwose nukomeza kuyishyiramo uriya musore kandi mwaratandukanye. Ako kanya Kelly akavuga ati oya ibyo ni ibimureba, ariko nawe ngomba gushaka uburyo bwose mubabaza. Ndagira ngo ndorere sasa akomeza kumutega iminsi ndetse no gushaka ibintu byose byatuma uriya musore Jackson ababara. Ako kanya ahita asohoka, nuko inshuti y'ibireba ikazunguza umutwe ikavuga ati rwose uyu mukobwa ashobora kuba afite depression cyangwa se yarahungabanye. Ndagira ngo ndorere sasa ukuntu byaje kugenda ndetse nuko byarangiye. Ako kanya we yikomeza yigumira mu ntebe rwose akomeza atekereza. Batugarure mu mujyi aho bakorera gym rwose. Jackson ndetse na Noella baba bagarutse muri gym, bo bari muri gym, ariko ukabona Jackson umutima nturi hamwe, akabona wa mukobwa ngo ni Kelly afite undi mujama urimo uramutoza ndetse urimo uramwigisha rwose ibijyanye na gym. Ako kanya akitegereza ukabona ko yafushye. Ako kanya Noella akamubaza ati se ko uri kwitegereza uriya mukobwa cyane biri kukubabaza? Atari ko se siwe ndi kubwira. Ariko ukabona Jackson yarangaye ndetse yanababaye cyane. Ndagira ngo ndorere sasa ako kanya Kelly ibintu arimo arakora we arabizi, ari kugira ngo ababaze nde Jackson. Aba yazanye undi mutipe rwose we ari uri kumwigisha, ariko Jackson yareba akabona uburyo uyu musore ari kwita kuri Kelly ndetse amukoraho, ukabona rwose bari closer cyane, bikamubabaza. Ndagira ngo ndore iyo ndoro uyu Jackson atangira kureba Kelly, biramubabaza ukuntu uyu mukobwa ngo ni Kelly aba yazanye undi musore rwose, ubona ko nawe yateruye icyuma yikorera siporo ntari bintu. Ako kanya bikomeza kumubabaza cyane amwitegereza, ariko akavuga ati se mbigenze gute koko? Ndagira nkubwire yuko agafilime kacu tugasoreje ahangaha, igice cya kabiri turaje tukibahereze. Wowe kora subscribe na share kuri iyi channel dukomeze tubane. Ciao ciao.